kwihugura mu cyongereza nubwo atabivugaho rumwe na bagenzi be. Hagati aho abashyitsi batunguranye kuri Reyi n'urunana. Gusa uje ubinzaniye mwa kubwo ubuzima bwiza bw'abuzukuru banjye na nyina se niki ntakora Kareme? Akira uzagende wishyure. Urakoze cyane nyogoko, urakoze rwose pe. Ahubwo se ubu ngubu yewe ni ugukaraba ugahita ujya ku irembo rwose ukishyura Kareme. Yes ati wabimenye no kurya rwose Nyogoko urakoze rwose pe. Ahubwo se ubu ngubu yewe ni ugukaraba ugahita ujya ku irembo rwose ukishyura Kareme. Yes ati wabimenye no kurya rwose ndarya mpindukiye. Urabanza witabe telefone ariko ndumva hari uguhamagara. Yose ufinde noromoka byara. Reka mwihorere wasanga ariko ushaka ko njya kumutwara ku igare kandi sindatangira. Aho kumwihora se wamwitabye ukamubwira igihe uza kubonekera ko wasanga yagutegereza. Tombe navuye ashaka abandi banyonzi. Ni umutwara igare wenyine Nyarurembo. Kareme ubwo yongeye rwose mwitaba. Wa mugani wa nyogokuru wasanga ari n'ushaka ko umutwarira imizigo kandi urumva washobora no kugutegereza kuko ari wowe yizeye. Allo Muraho neza Kareme. Muraho neza mukecuru. Kanda hahandi nyine bivuge cyane twese twumve Kareme. Amakuru y'iminsi ko tudaherukanye. Ni amahoro. Turaho twese ni amahoro nyogoko. Sina Honorine ari aho hafi. Ugereye kuki mwana we? Ndimo ndategura urugendo rwo kuza kukureba. Nkareba ko hari uko nakugenza kuri iyo nda hatazagira umugome witambika. Urashaka kuza nkagiye ki se koko nyogoko? Yewe mbirimo rwose neza wazajya kumva ukumva ndakubwiye nti ndaje. None se wabisunitse bikigira imbere y'ibyumweru bibiri ukazaza ko ndi hafi kubyara. N'ubundi abaganga bambwiye ko nkwiye gushaka umuntu umperekeza kwa muganga. Ukandekeza se n'iki ku buryo atabonetse waba uri uguherekeza? Ngo numva uri kuvuga ngo ntashaka inyuma yawe ninde? Oya ni mabukwe wari urimo utabyara. Ntabwo akomeje rwose nyogoko. Ni karibu Beatrice. Nubwo ntazi niba za fanta zirimo. Uvuze ko azanywe no kunywa amafanta. Asanga aramenye ko imitobe itera ishavu akabaje kwitamo kamnuze. Niwe waka. Wenda kwibereye mu buyobe bwanjye sindamenya akenge nk'akandi. Ubuyobe wabuvuye. Ubonye umushyitsi umwe asuje kumusengera Beatrice. Oya, ahubwo mbonye Kanyabungo yerekeje hano. Ndavuga nti reka nze mbabaze kuri bimwe bya poroshenje. Ariko sha mwabahungu mwe Umva ko inyanza wogeze. Awazacu wambaye. Ngo poroshi uvuze ku Poroshenje. avuze ko ari byo bikomeye cyane. Kira. Gusa Nose poroshenje ubugura iki kimoka byaramo. none se bimwe director aherutse kutwigisha bizaduhugura icyongereza ntabwo bizikanya. None se ni poroshenje ko ari English proficiency program. Ariko sha aneserete namwe bato. Urumva icyo nkanjye mutigana namenya kukivuga ko ahubwo naho Beatrice rwose bisekura Rwanda. Wagerageje rwose. Muje najya mvuga ni English social program. Unyumvira none se Social program. none se biriya bintu mwese tuzabishobora kwa bagabo. Ndababaza mwebwe kakandi bazaduha ngo kazadufasha kwiga mwaka wose. akantu kandi. None uri kuvuga yari nki tuzanyuraho twinjira muri program. Nese ni uri kwita akantu. Mwebwe ariko mwarabibonye ko bavuze ko nguzaza muri mesaje. Baza bakanyabunga abo ngabo basobanukiye iby'ikoranabuhanga. Kikumbura mba nibereye aho ngaho mu kabari. Wasanga cyara naje nkagisiba ntabizi. Umunsi nkubeshye. Mbega abantu hano. Oya, link iyo ntabwo yari yaza. Kuko ngiye nakomeje kujya ncunga cyane ngo ndebe ko bayinyohereza ariko ntayo nabonye. Ako kantu ntabwo nabonye. Yewe rero reka mbabwire mutiga. Ndakumva. Buriya nuko nanze guhakanya umuyobozi mu nama. Yewe biriya bintu njye ntabyo nzajyamo. None se uzabigenza ute ko wumva bireba buri wese ugira aho uhurira n'uburezi? Ngo nzabigira nte? Uzabigira ute? Bireba buri wese ufite aho uhurira n'uburezi kuva ku rwego rw'intara kugeza ku barimu twebwe. None se barambwira kwihugura icyongereza njye nigeze nkiga. Barambwira kwihugura icyongereza se ndakigisha. Cyakora kuko we rwose Beatrice nukuguhohotera. Nukuri baramuhohotera. Wenda yewe wenda bansarana bikagira uruhengekero kuko nigisha imibare bakavuga batuyigisha nabi ushyiramo ibifaransa byinshi. Urumva? Ariko se nkawe wigishiriza ikinyarwanda n'igifaransa buri baragushakaho iki? Mbaza nkubaze. Mu by'ukuri koko ako si akarengane mutiga. Sikiri byose se. Mwebwe n'abakanyabungo abangaba mukwiye kubyiga kuko hari aho muhurira n'icyongereza. Ariko ngewe mu by'ukuri ni ukunyenza. Ni ukunyenzaho pe. Nibyo rwose. Kanyabunga azabyiki. Wazaba ufite n'aho abikoresha. Usigaje imyaka ingahe ngo ujye muri pasiyo? Si ibiri nako n'ibiri ntiyuzuye. Ubwo se ndabyigamo ibiki bizamara se? Muri iyo myaka ibiri se ngo nzabikoresha.
ntacyo tuzakomeza tubivuganeho tubihe umurongo nyogoko. ariko icyo muzavugana ni iki? Ubu ni ukuvuga ko agiye n'umugabo wawe tudahagije ku buryo ukeneye gukura nyogokuru iyo waje kukuba hafi? nanjye ndumva atari ngombwa kurusha umukecuru Nori. Njye na mama turahagije rwose. None se ubwo nawe uravuga gutyo koko Kareme? Wirengagije ko kwa muganga bambwiye ko ngomba kuzitwaza umuntu mperekeza ngiye kubyara. Hanyuma se ubu twebwe turi ihene cyangwa hari ab'intoranywa bagomba kuguherekeza n'abandi b'incakarafu batagomba kukujya inyuma? None se ubwo utangiye kubizana amahane koko kandi ari ibintu byumvikana nyogoko. Ubwo se icyumvikanaho ni iki koko? Ndahari, umugabo wawe arahari, yewe na Narama amaze kuba Gakumi n'umwana wadufasha mu gihe hari ikintu dukeneye. Ikintu gituma wigomba Mukandekezi ni iki tutakwifasha nk'umuryango? Uretse natwe kandi n'umujyanama w'ubuzima arahari Nori, sibyo? Nawe akuba hafi cyane. Ikibazo